kandi hari umurimo w'Imana nyirizina abagabo mugomba gukora mu rugo. Umurimo w'Imana nyine, uwo ni umurimo w'Imana nyine, mbirekeye aho ngaho. Ntumenesha ibanga, ibyo birahagije. Umunezero w'umugabo ni nawo umunezero w'umugore. Kuki se ushaka ko unezerwa wenyine, we ntanezerwe? Oya, mutegure, muhe umwanya, muhe umwanya wo gutegurwa, amenye neza ko umunezero wawe ari we munezero. Uragura amayinite ukayamara utamuhamagaye pe kandi mutirirwanye. Ariko se papa Samwera, mama Samwera, wabuze n'umunota umuhamagara papa Samwe, mumeze mute sheri? Mwiriwe mute papa? Ngo umusuhuza aho kantu yumva ijwi ahita avuga ngo yo umuhamagare, wenda umutungura umuhamagaye. Hari undi mugore waruje kumwibonekeza imbere, ngo nubona umugabo wakunda kwambara imyenda mitoya ngo utangire uvuge ngo uragira ngo abandi bana bakubone, ubundi se ugira ngo wamubonaga wenyine. Manyere mbasuhuze, mugira amahoro Imana. Inshuti z'Imana, ni Pasiteri Nzabirinda n'ubundi muganira nk'uko ubushize twaganiriye. Twari dufite ku ntego ivuga umugisha, ku mugisha, uburyo abantu nibadakoresha umugisha Imana yabasezeranije tuzabashyingurana n'umugisha. Uyu munsi nje ngo tuganire ku busirimu n'umukristo. Ese umukristo n'ubusirimu cyangwa se umukristo n'ubusirimu. Ndashaka ko tuganira kuri isije tukayivugaho, tukareba gute umukristo n'ubusirimu. Mbere ko tuganira reka tubanze dusenga Imana, dushimira Imana ko yaduhaye ubu buzima. Ndagushimiye Imana, ndaguhaye icyubahiro Mwuka Wera, wagize neza Kristo, uraturinze mu bihe bitambutse, uraturinze muri Covid, uraturinze Mana akaga gakomeye, uhabwa icyubahiro Mana. Niyo mpamvu ndi mu gusenga uyu mwanya tugiye kuganira, ngiye kuganira na bene data, ngiye kuganira n'abashiki bange, ngiye kuganira n'abakuze, ngiye kuganira n'abato. Mana ndasenze, ndaganira n'abafite ubwenge, ndaganira mwa Imana n'abantu wahaye kugira ibitekerezo ndetse n'ubuzima. Niyo mpamvu senze kugira Mwuka Wera Imana yudurucyaganze kandi atindane natwe, umucyo w'Imana utumurikire. Mbyatuye nizeye kubw'icyubahiro cy'Imana ari mu izina rya Yesu, amen, amen. Inshuti z'Imana, ubushize twavuze ku ijambo ryo kuntu umugisha Imana itanga tugomba kuwukoresha, tugomba gukoresha umugisha, tutawukoresha rero wa mugisha bakadushyingurana nawo. Nukuri ndabibabwiza ukuri, ntago mbabeshya. Iyo Imana iguhaye umugisha niwe uwukoresha, noneho wa mugisha nyine ukabona inzira zawo. Ukabona inzira zawo. Narabibasobanuriye mbabwira ibyiciro bigiye bitandukanye, ari nacyo nshaka kuvuga none ahangaha ku kigendanye n'ubusirimu bw'abakristo, nkavuga ku busirimu n'abakristo. Umunsi wa none tubona benshi b'abakristo, iyo umwe bitewe n'uduce abantu baba barimo cyangwa baba batuyemo cyangwa babyirukiyemo, imiryango bakomotsemo, usanga hari ukuntu ujya nko gusura agace k'ahantu runaka watindana n'abantu baho, wabona nk'umukristo yakuramo igitambaro ukikanga mu mutwe, ukavuga se Mana yanjye, umuntu yasomye ijambo ry'Imana amenya ko natiyitaho icyo nacyo ari icyaha yakoze. Kutiyitaho mwa bakristo mwe ni icyaha ubundi. Iyo utiyitaho we ngo wiyiteho, wikorera isuku kugira ngo uheshe agaciro Imana yaguhamagaye, ubundi uri mukora icyaha. Noneho ndivugira kuri iki kintu cyane, ndaza kuvuga ku kintu cy'ubusirimu n'abakristo, mbisobanure muri buno buryo. Reba isiro nyinshi bivugire mu gice cy'abahinzi. Abahinzi, umugabo ni umukozi, umugore ni umuhinzi. Noneho umugabo yagiye mu kazi, ni umucuruzi, umugore yagiye mu murima guhinga n'abakozi. Umugabo kandi agomba kuza saa sita kuza gufata raci, nimugoroba birumvikana akaza gusubira mu kazi kiwe akora. Reba rero madamu avuye mu murima, ni umukristo, ni umurokore wawe rwose, avuye mu murima, araje, arateguye, aratetse. Ubwo amaze guteka ateguriye umugabo ku meza, kubera ko arananarushye, araje aricaye, ari aho ngaho mu rugo rwose, ategereje ko umugabo ari buze kuza. Rimwe na rimwe ntahisa n'akaraba ngo yitegure ko umugabo agiye kuza muri raci ya saa sita. Rwose arumva ntacyo bitwaye, oya papa kwizera aho azira, aze rwose afata ibyo kurya, ndiruhiye, yicare hariya.
noneho umugabo we urumva kuko ni umukozi ahantu yirirwa ahantu nyine hari abantu basirimutse basobanutse mu buryo bw'ubwonko ndetse cyane, noneho n'umubiri. Inshuti z'Imana, uyu mumama nawe si uko adasobanutse, ariko hari igihe abarokore kenshi tutita kuri bino bintu. Mumbabarire cyane kano kantu nkavuga, hari igihe kwiga abakristo tudakunda kwita kuri bino bintu. Aje papa kwizera asanze mama uko yakavuye mu murima, nta gukaraba ntaki, papa kwizera ni karibu ku meza. Aho umugabo abereye ku meza arimo afungura, umudamu nawe aricaye mu ntebe arimo arasinzira, wenda kubera n'uburushyi bw'imirimo. Ntabwo wigeze akaraba ntaki. Papa kwizera ariye yasoje kurya ahise, kuko adafite ikimutinza mu rugo, kuko nta kintu yabonye kiri bumutinze mu rugo. Kano kantu nkavuge nkatsindagira. Mwibuke ko uyu mugabo yagiye mu kazi mu gitondo saa 11 cyangwa saa 12 za mu gitondo. Aje muri lunch ya saa 7 cyangwa saa 6, araje asanga mama nta no gukaraba ntaki, byose biraho, amuhaye karibu ku meza, amaze kurya. Umumama araho nyine yagiye mu bana bese, cyangwa nta n'abana wenda afite benshi, ariko gusa araho ntago yafashe umwanya wo kwegera wa mupapa ngo baganiye. Noneho umugabo ahise asubira hehe mu kazi, nta mwanya na muto ahawe gutindana na madamu, nta mwanya wo kuganira babonye, uretse wumva iki kintu inshuti z'Imana. Papa kwizera ntasubiye mu kazi, mama kwizera ntasigaye mu rugo, mama kwizera akomeje ibyiwe. Aho nimugoroba umugabo azazira, byumvikana ko umugore yiriwe mu rugo, akazi yakoze, umugabo yakoze. Hari ikintu kimwe, uko iminsi igenda yicuma, umugabo abona atajya abona iwe mu rugo. Ni igiki abona mu maso yiwe? Bwa busirimu nashatse kuvuga. Uyu mugabo inshuti z'Imana, abantu bamunyura mu maso ni abantu batandukanye. Mama kwizera, mama Samwera, mama Esther, mama batandukanye. Mwumve kano kantu. Iyo papa kwizera aje cyangwa papa runaka avuye mu kazi akaza mu rugo, ntumwiteho, agasanga ntiwiyitayeho, nta gukaraba, imyambaro uhorana, hari n'amajipo abarokore twige twigirira iwacu. Hari imyambaro twigirira rwose, ngomba kwambara ibigera ku kirenge, ni genda umukristo. Ni koko barokore icyo 100% nibyo mukristo agomba kwambara akikwiza, agomba kwambara akikwiza mu gihe cye cyose. Ariko hari akantu kamwe ushaka kubwira abamama cyane, abamama igihe muri mu rugo, muzi ko papa kwizera yiriwe mu rugo, papa Samira yiriwe mu rugo, papa wawe wa undi yazina papa wawe yitwa cyangwa umutware wawe, uzi ko yiriwe mu rugo. Si ngombwa ngo wambare ya majipo agera ku birenge hasi, oya. Si ngombwa ngo wambare nawe reba ko wirigwanye na papa mu rugo, gira kuntu nyine uyu munsi isuku yawe irenga iyo wajya gukora mu rugo uri kumwe n'abana, noneho uri kumwe n'umutware. Birakwiriye ngo papa abone mama, birakwiriye papa ngo abone mama. Reka mbabwire ikintu experience nabonye mu gihe kinini, mu ngo nyinshi nagiye ninjiramo, amakimbirane nagiye nkurira nasanga ari mu ngo, akenshi na kenshi nahuye n'ibintu bigeze kuri bitatu. Ikintu cya mbere nahasanze ni umwanda. Icya kabiri nuko ibintu byacuriswe, umugore agashaka guhinduka umugabo, umugabo agahinduka umugore. Icya gatatu kutita kuwo mwashakanye. Wakwibaza ngo ibyo bintu pasiteri ari kuvuga noneho ni ibiki? Dore inshuti z'Imana, iyo umugabo wawe mwirwanye mu rugo atagiye, uyu mugabo akeneye ko yitabwaho. Uyu mugabo akeneye kumva ijwi ryawe inshuro nyinshi, umuhamagara, umuganirize, umusekere, umuririmbire, umubwire amagambo y'urukundo, umubwire amagambo nari nkumbuye ko tubana papa, ubwire amagambo, gira utuntu uganira n'umutware wawe, gira utuntu uganira n'umudamu wawe wa mugabo, gira utuntu umuganiriza, kuko aho yiriwe ku kazi we biriwe mu rugo, ahura na byinshi bitandukanye. Igihe rero ubonanye nawe, ndakwinginze ubusirimu bwo mu mutwe bwa mbere, ita ku mugabo wawe, ita ku mudamu wawe. Kubera iki nkubwira ngo ita ku mudamu wawe, kuki nkubwira ngo ita ku mugabo wawe? Niki kintu ni kuvuga ngo abarokora kenshi ntago tujya dukunda kwita kuri ibi bintu, ariko nizere ko iki kinyejana twinjiyemo abantu bamwe basobanuka aho byari bikiri ari hamwe na hamwe, naho bigiye kugenda birangira. Ariko umva ikintu utagomba gutakaza,
ita ku mugabo umenye n'ikintu akunda, ita ku mugore umenye n'ikintu umugore wawe akunda. Kandi hari umurimo w'Imana nyirizina abagabo mugomba gukora mu rugo, bagore mugomba gukora, udakogwa n'umwana, udakogwa n'umukobwa, udakogwa n'umusore. Uwo ni umurimo ukogwa na papa na mama, ni umurimo ukogwa n'umugabo n'umugore, umurimo w'Imana nyine. Uwo ni umurimo w'Imana nyine, mbirekeye aho ngaho. Iyi ntumenesha ibanga, ibyo birahagije. Uwo nguwo ni uwa papa na mama gusa ni uwo murimo w'Imana papa na mama bakora. Noneho buretse wumva iki kintu, iyo urimo uganira n'umudamu wawe mwirirwanye mu rugo, muganirire ndetse ugira n'utuntu umubwire n'amagambo ariko y'urukundo, yamubwire ntacyo bitwaye. Kuki ariko ubundi umudamu wawe amagambo y'urukundo mugiteretana mugifiyasanya? Kuki utayamubwira mukiri muri ari kumwe ugira ngo ntayakeneye? Arakeneye, akeneye kumubwira ko umukunda, akeneye kumubwira ko ari mwiza. Bimubwira arusheho kumva ayo majwi, iryo jwi rya papa rimubwira ngo ariko mada uri mwiza, mama urakeye. Mubwire ko akeye, mubwire ibintu bimumotiva, bimutera motivation mu buzima bwe, ajya avuga ati nukuri, akumbure kuza kumuganirira. Najya mu kazi akora kano kantu mukumve, yaswe urakoze. Najya mu kazi kandi iyo muri kumubwira ko ari mwiza, ko ateye neza, uko asa neza, azakumbura ikiganiro umuganirira, azakumbura ijwi ryawe, bimutere gukora akazi. Nasoza ntabwo azajya kugorobereza ahandi hantu. Nasoza feri ya mbere nta bindi biganiro azajya kujyana n'abandi bantu, azaza mu rugo iwawe. Kubera iki? Nuko iyo ari mu rugo mama aramubwira papa uri mwiza, papa mba numva twakwigumanira, mbese amubwira amagambo anejeje, nta stress amuteza mu rugo. Reka mvuge iki kintu, badamu kano kantu mukumve, nange bagabo mukumve, witera stress uwo mwashakanye, uwo mubana. Uwo muntu mubana n'ubuzima bwawe bwa buri munsi, uwo muntu mubana n'ubuzima bwawe. Kuhora umushyira ku nkeke uri muri hemukira. Ariko reka mbwira abagabo kano kantu, nukuri n'umugabo buryo ukubita umugore ubundi ntago ari umuco mwiza. Nukuri pe, uyu mugore akugaburira 28, uyu mudamu aragusasira, uyu mudamu niwe ugutegurira amazi yo gukaraba. Ninza kugera ku badamu bakandaza ugasobanura. Uyu mudamu niwe ukwitaho, kumubwira nabi, ukamutuka, ukamukubita, ukamutoteza. Buryo uri muri hemukira nuko utabizi. Nuko uyu mudamu ni umurokore, ni n'umukristo kabisa. Kuko Satani yakamusuye akagukorera ibintu bitabaho. Niba waranabikoze, ugende ushaka ikintu cyiza, umushakire gifuti, umugurire gifuti, umuzanire, umusabe imbabazi, umubwira ati madamu mbabarira mama, ntabwo nzongera. Ubundi mu kinyabupfura kizima ubishyize mu bwenge, wa mugabo we, uyu mugore ni mama wawe wa mbere, mama wawe wa kabiri mushyashya. Kuko niwe ugiye kukwitaho, mama wawe wundi yagucukije agiye kukwitaho, amenye imyambaro yawe. Mugore ugiye kumenya imyambaro y'umugabo, ukwiye kumenya ko ipasi itewe, ukwiye kumenya imyenda umugabo akunda kwambara ukayimenya. Kandi ntutangire kuzana ngo nubona umugabo akunda kwambara imyenda mitoya ngo utangire uvuge ngo uragira ngo abandi bana bakubone. Ubundi se ugira ngo wamubonaga wenyine? Erega mbere yuko mushakana hari abandi bari baziranye, ariko yaragukunza gukura muri abo bose. Wowe icyo usabwa ni urukundo rwuzuye, warangiza ukajya ufata umwanya wo kuganiriza umugabo wawe, mukaganira, kandi mukaganira ku byo kubaka urugo. Mugafata igihe gihagije cyo kuganira ku myubakire y'urugo rwanyu. Mugabo umugore muganire imyubakire y'urugo, muha umwanya uhagije. Kandi nubona hari ibyo bitakunyuze, mwicaza umubwire uko n'ubuzima bwawe. Mana yanjye, mana yanjye, iki kintu nkunda kukivuga iyo nigisha abagiye gushyingiranwa cyangwa abashakanye. Iyo uganira n'umudamu wawe mukavuga ku myubakire y'urugo, murabiganira, ukamubwira ngo ariko ahangaha ngiye harambangamira, kugira ngo murusheho kuba mu buzima mwese mwumva munezerewe. Kuko umunezero wawe ni nawo munezero w'umugore wawe. Haleluya. Umunezero w'umugabo ni nawo munezero w'umugore. Kuki se ushaka ko unezerwa wenyine, we ntanezerwe? Oya, mutegure, muhe umwanya, muhe
mu mwanya wo gutegurwa amenye neza ko umunezero wawe ari we munezero, bizamutera motivasiyo mu byo muzakora byose, bizamuha umunezero, bituma umugore adashobora kuvuga ngo umugabo wanjye ariko wajya kureba uko hirya bimera, bituma umugabo adashobora kuvuga ati ariko umugore wanjye wajya hirya y'urugo ngo umwe aca inyuma y'undi, kuko mwarahuje, umwe abwira mugenzi w'ikimubangamiye. Ariko turi kumwe bene data, kano kantu mukumve, ni ukuvuga ngo ubusirimu bw'abakristo, umukristo agomba kumenya ko uko bwije n'uko bukeye ikinyejana twinjiramo gihindura ibintu. Uko twari 2015 ntabwo ariko turi 2020. Oya, 2020 twari abantu bari bafite ukuntu bayumva muri tuweti, ariko uyu munsi 2020 yatuzaniye COVID-19. Niyo mpamvu ushaka kubwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi iki kintu. Baravuga ngo ambara agapfukamunwa neza, ngo ujye ugatangira kuzana impamvu, reka mpanurira abarokore mbaburire, Mana yanjye urakoze, ukahita utangira ukabeshya ngo ngewe ngira umwuka mukeya, ngiyo nambaye agapfukamunwa gatuma umwuka uhera, gatuma ngira gutya. Izo ndwara urimo waturuvuga ngo zitaba kubera ko urimo widefanda, urimo urahamagaza izo ndwara ku buzima bwawe. Wibuke kuri umukristo kandi akanwa k'abakristo kararema. Mwibuke ko ibintu byose byabayeho barokore byaremwe n'ijambo. Iyo urimo rero ubeshya, burya uba urimo uhamagaza icyo kintu urimo uvuga waturubeshya, ukavuga ngo burangiye w'impamvu nambaye agapfukamunwa buriya umwuka urahera, umwuka rwose ndwara sinazite. Kandi izo ndwara wabizi ko ntazo urwaye, hamwe urwara iyo ndwara ni we wayihamagaye. Warayihamagaye, ariko nizere ko mugiye kwihana mugasaba Imana imbabazi, mukanasenga isengesho rivuguruza ibyo mwiyatuyeho. Sawa, kangaruke ku cyo narindi kuri iki kintu. Ni ukuvuga rero mu busirimu bw'abakristo 2020 ntabwo uko wajyaga umera imyambaro wambaraga 2019, 2010, muri 2005, ntabwo uyu munsi ariyo uri bwambare. Kubera iki? Ibihe byaranyuranyijwe. Bakristo uburyo wakarabaga, niba warakarabaga rimwe ugakaraba kabiri, ariko kuki udakaraba gatatu? Kuki udakaraba kane? Kuki udahindura amavuta? Hoya, hari ikintu ukwiye gukora. Wowe uraho utangiye gutera umugabo wanjye bamutwaye, umugabo wanjye namenye neza akavugisha umukobwa kwa runaka, umugabo wanjye arimo aravugana n'umudamu wa kwa runaka. Mbere yuko utangira kuraza umugabo ku nkeke ngo yaguciye inyuma, icyo ndacyumva. Fata umwanya usenge, icyo ni kimwe. Kabiri, fata umwanya urebe uruhari rwatumye umugabo akuva iruhande akagenda akajya kuguca inyuma. Icya gatatu, fata umwanya wicaza umugabo muganire, kandi muganure mu ijwi rituje. Kandi nubona akirakaye wimubwira, ukimana kubyumva nawe ugifite uburakari, wiyita ubwira umugabo wawe ikibazo wamenye. Uyasigaho numubwira ugifite uburakari urasenya urugo rwawe. Ntabwo ari bugutegera amatwi, ariko numubwira uburakari bwagabanutse, numubwira umujinya wamaze gushira, uraza kuganira nawe. Ariko ubundi wamugaburiye ukanamugurira cya kindi uzi akunda. Niba akunda fata sitoro waba ari gura, niba uzi ko akunda ubushera waba ari kumugurira, niba akunda umutobe wamugurira uwo mutobe. Icyo umugabo wawe akunda ABCD n'ibindi ntarondoye. Ntabwo mvuze inzoga agenda pasiteri, ndabizi ubwo mwazavuga kuko atavuze inzoga ntazo mvuze rwose. Oya, waguriye umugabo wawe icyo akunda, yamara kunywa wamaze kumugaburira. Please kubwira umugabo ibibazo utaramugaburira. Please kumubwira ukamubwira ingorane wahuye nazo utaramuha ikaze mu rugo. Oya, banza umutegure, umureke arye, namara kujya. Kandi niba bafite umunaniro mureka asinzire, sakenda muri burakeye muganire kuri cya kibazo. Barokore turacyumvikana? Banyarwandakazi, barundikazi, tegura umutware wawe, tegura umudamu wawe wa mugabo we. Numushyira ku nkeke uraba urimo wihemukira, ahubwo uramucaginga ubundi burakara atarasanganywe ajye gukora ibirenze. Kabiri, abadamu, ni ukuvuga badamu hari ikintu kimwe mwirengagiza. Uyu mugabo yaragushatse, mwarakundanaga, ku munsi waramuhamagaraga, kabiri mu gitondo yaraguhamagaraga, none telefoni zanyu zaretse ntabwo mugihamagarana. Uragura amayinite ukayamara
utamuhamagaye pe kandi mutirirwanye. Ariko se papa Samwera, mama Samweri, wabuze n'umunota umuhamagara papa Samweri, papa Samwe mumeze mute sheri, mwiriwe mute papa, ngumusuhuza aho kantu yumva ijwi ahita avuga ngo yo umuhamagare, wenda umutungura umuhamagaye, hari undi mugore waruje kumwibonekeza imbere, ijwi ryawe kijya mu matwi yiwe rihita rimukangura, avuga ati yiwe mama Samwera kumbi yandebaga, niba uri umunyamasengesho avuga ati arabyeretswe. Kandi si uko wari ubyeretswe by'ukuri, ahubwo nuko wakomeje kubera amaso uwo Imana yaguhaye. Hano kantu mukumve, ugomba kubera amaso umugabo wawe, mugabo ugomba kubera amaso umugore wawe. Noneho ubusirimu bw'abakristo mugomba kubyumva. Nawe se imyambaro y'umugabo urayivanga n'imyambaro y'abana, ntaho wabitandukanya. Oya gose ntaho wabitandukanya, umuntu ageze mu rugo arasanga ari agatogo. Ibyo ntago bibaho. Uko wakavuye mu buriri niko muri bugarukemo nimugoroba. Saa sita izaboneka giheki. Umugabo azifuza kuryama mu buriri bwa saa sita gute butigeze butegwa ngo busaswe. Madame, mu bintu witaho please, fata umwanya utegure na shambure yawe. Gose uve mu rugo wakoze ukore, ndabizi bitewe n'ubuzima tubamo, bitewe n'uduce tuba turimo dutandukanye, tuba mu cyaro se abantu bakora ibintu bitandukanye, hari abahinzi, ariko kuba uri umuhinzi hano ubwo bivuze ko utazategura shambure yawe, utazita ku mugabo wawe. Abagabo nago bagoye, nta nubwo barushywa n'akantu gato cyane, akukoze gato gashobora gutuma umugabo wawe agaruka yaragiye kugenda. Tegura ujye uva mu rugo wateguye na shambure yawe. Ikindi, jya wita ku mugabo umuhe n'amazi ariko yo gukaraba. Nta nicyo bitwaye ukabana n'umugabo wawe. Mama, jya ukabana n'umugabo wawe gose umutware wawe. Bivuga ngo twege turakuze ngo ibyo ni iby'abana bato. Oya gose. Abantu bakuze barimo barakora amahano. Mu manza turimo turabona abantu bakuze batanye, basabye gatanya, ibintu bitabaho. Umuntu gute wacuze urubyaro yasaba gatanya? Ayo ni amahano, n'ibihe by'imeruka bidusohoyeho. Kandi ngo nyinshi z'abakristo zirimo zirasaba gatanya. Hari n'abamaze kwiha gatanya mu ngo iwabo tutamenya. Ndabivuga mu mbabarire inshuti z'Imana, babwira iki kintu. Hari abamaze kwiha divorce mu ngo z'iwabo, umwe afite icyumba cyiwe, kandi mu by'ukuri mwasezeranye kubana ubuzima bwanyu bwose, umwe akanihanganira mugenzi we. Ariko mwihaye gatanya nubwo mutagiye mu rukiko, umwe afite icyumba n'undi cyumba. Oya. Iyo mbuto muri gutanga ntago ari nziza mama. Niyo mpamvu nubwo mugeze mu zabukuru, nubwo mugeze gusa ubona ko mukuze ibyo bintu, oya, kumya wite ku mugabo wawe, mugabo gomeza wite ku mudamu wawe. Ikindi, mwashakanye muri abakene, madamu, kano kantu kumve, mwashakanye ubuzima bworoshye, murakora, amafaranga araza, Imana ibaha umugisha kuko mwabashe kodora inka zirororoka, mwahinze, ubuhinzi burabitabira, mwejeje, mwacuruje murunguka, mwageze ahantu nyine mujya mu kindi cyiciro, mu yindi ntera. Imukana n'ibihe wa mugore we, imukana n'ibihe wa mugabo we. Utagumya ngo twege ngo twari twaramenyereye gose kwirira ibiryo bidakaranze, tukarya ibiryo byaraye, ukumva ko ari byo bihe. Nyamara umugabo ajya kurangura akarya boyiro, ajya gucuruza mu gitondo, azinduka kare, kubera ko agenda kare, hari resitora acaho bakamutekera umureti special. Hano ahantu hatandukanye anyura. Nukuri abadamu ndabavuganiye n'abagabo, aha hantu nizere ko muzatura ituro ry'abahanuzi. Iki kintu mucyumve kabisa. Ndabahamagaye ibi bintu mu byumve. Ubundi nababwiye ko ngiye umugisha wange, aho Imana yasezeranije ko umugisha wange uzanyura, aho harateguye, Imana yarabyanditse mu gitabo. Mu gihe cyose uzakurikirana ubuhamya ndi gutanga, igihe cyose uzakurikirana ikiganiro ndi gutanga, ukavuga atari ku mupasiteri nkwiye kumushyira ituro, nkwiye kumuha, uyu mupasiteri nkwiye kumukorera igikorwa runaka, ntuzaninire ijwi ry'Imana, naho Imana yanyujije uzaza n'umugisha wange mwakire. Gusa nibizakubangamire uzampamagare, uzane umugisha wange mwakire. Kano kantu mukumve rero. Niba ibihe byahindutse bitewe n'igihe mugezemo, papa, menya ko ibihe byahindutse. Umugore nyine yatangiye kwambara imyambaro ihwanye n'igihe agezemo. None se uragira ngo niba yarambaraga imyenda y'ibihumbi 2,000, mutifite amafaranga 5,000, uragira ngo yambare imyenda y'ibihumbi 2,000 mufite 5,000,000? Ntabwo byakunda gose.
oya ibyo byo rwose nawe uzatangira ngo umugore yabaye indaya kandi umugore arengana. Ndashaka kuvuga ikintu bita ubusirimu n'ubukristo, muhindukane mumenye kugendana n'ibihe bikwiriye kandi bizana umugisha mu buzima bwanyu bwa buri munsi. Wa mudamu, niba umugabo wawe yarambaraga ibikote binini, akambara ibyambaro bimufasha ukuntu, akambara imyenda mibi imeze ukuntu, bitewe n'ibihe bibi mwari murimo, uragira ngo ibihe nibihinduka agomeza amere gutyo? Amafaranga yaje kandi amafaranga ahananyuze arivugira, nubwo utakwiri kuvuga rwose. Oya, reka mvuge kano kantu, umuntu witeye parufe ihumura si ngombwa ngo abantu bose ngo babwire ngo njye niteye parufe, yabivuga atabivuga irivugira. Nukuvuga rero amafaranga niba yaje ibintu byahindutse, nubona umugabo yahindutse witangira kuvuga ngo yabaye indaya. Oya, ahubwo hari ibihe byahindutse, nawe tangira no mu rugo ugira ibyo uhindura imitekere yawe, kuko wabonye ko ibintu byahindutse, tangira uhindure. Ejo umugabo atazajya azahubwira ngo ibiryo byawe ngo ndananiwe ngo sinshaka kurya, kano kantu nkavuge ko wari wampanuriye, Mana urakoze. Umugabo akenjira nukuri sheri rwose nakoze ndarushye sinshaka kurya ndashonje ariko numva rwose naniwe ngiye kuryama. Aragushuka ntabwo ananiwe gusa yariye yanyuze ahantu aragenda bamuhereza ararya, arangije araza kubera ko arabizi ko ari busanzwe bafashije ibintu bidafite isura, ubicangatanye ubivange ubimugaburira utanamwitayeho. Bivuze iki? Fata igihe umenye niba ibintu byahindutse, nawe uhindure n'imitekere. Byumvikana ubwo no kuryama wahise uhindura, n'uburyo wajya gusasa wabihinduye, kuko niba ibintu byatangiye guhinduka tangira uhindure kimwe akantu ku kandi. Badamu, ni na byiza ko ufata igihe ubwawe ugakorera umugabo wawe massage, ngo ntago mbizi, ibyo nabyo ni ngombwa, uba ugomba kubimukorera. Utazumva ngo umugabo ajya muri za savana warangiza muri sauna ngo umugabo wanjye yagiye sauna ngo yabaye indaya gutari. Ibyo ni ibiki? Ibyo ni ibiki? Oya buretse, ahubwo wowe ita ku mugabo, n'ibyo nabyo wumve ko bikenerwa. Mugabo utazumva umudamu bitewe n'akazi akora, bitewe n'ahantu n'urwego agezemo, yagiye muri sauna rwose, yagiye gukoresha, yagiye nyine yabigiyemo, ngo nurangiza atewe ati umugore wanjye yabaye indaya buriya. Iyo utangira uvuza induru n'abatari bazi ibyo mu rugo batangira bimenye. Oya, ariko mwabarokore nimuhinduke rwose mumenye. Kamvije kano kantu ngana ku musozo, ni byiza ko wita kuwo mubana ukamenya ibyo akunda n'ibyo yanga. Ikindi reka mvuge ngo tugomba no kumenya ibihe uburyo bigenda bikurikirana, mukamenya n'ibyabaye bidasanzwe, ukamenya n'ikibazo cyinjiye mu rugo uburyo uzagihandura cyangwa uburyo ugomba kugikemura. Kuki mvuze ngo ikibazo cyinjiye mu rugo hari uburyo ugomba kugikemura, ugomba kumenya uburyo ugiye kugikemuramo. Hari ikintu ubwira abagenzi bawe wa mudamu, hari n'icyo utababwira. Ubundi amabanga y'ahandi, amabanga yo mu cyumba ntabwo bayabwira abantu bose. Ese uravuga ukavuga n'ibyo mu cyumba kuntu byagenze. Hari umusaraba wawe udafite undi uzawugutura uretse Yesu wenyine. Kano urakoze. Wa mugabo we, hari umusaraba wawe hatagira undi muntu ukwakira n'umwe uretse Yesu wenyine ugomba kugutura uwo musaraba. Ubwo mbivuze mbwira abadamu, nge naganiriye n'abadamu n'abagabo, naganiriye n'abubaka ingo, ubwo byumvikana nateguye n'abagiye kubaka ingo, ariko cyane mbwira abubatse ingo, buretse kuvuza induru ku musozi ngo mu rugo ngo uzi ukuntu byaraye bigenze, ngo byagenze wenda ntibanabyumvishije. Abo ugiye kubibwira uko byaraye bigenze mu rugo iwawe, wenda harimo uwateje icyo kibazo cyabaye, ugiye kumutiza imbaraga bitume noneho agusenya ubwo kuko wamubwiye n'amabanga n'ibyo atarazi noneho yabimenye. Gira ibanga. Hari ibyo basohora mu rugo n'ibyo badasohora mu rugo. Please, hari ibintu bavuga by'urugo bakaba wabiganira bagenzi bawe, ariko hari n'ibyo batavuga. Ubugena ashaka hari rwose ni ukuri turabiziranyaho nge na mama. Hari ibyo twaza tukakuganirira pe, ariko rwose n'ibyo ndwo wadukubita inkoni zimeze gute tutakuganirira. Oya, ibyo iwacu mu cyumba n'ibyo iwacu mu cyumba. Uko ikintu cyatunaniye nge nawe twembi, nshuti z'Imana, kugira ngo tugisohore noneho ngo kibone abagikemura. Menya ngo uko uri mu gisohora watangiye kugitiza imbaraga, wagitije imbaraga. Noneho hari benshi bakunda kuva mu rugo ngo abantu barabavuga,
ngo mu rugo bamabukwe bamvuze, bakeba banjye bamvuze, abatunanyi bamvuze. Ubundi se kugira ngo uvuge ngo bakuvuze, wagira ngo nibatakuvuga bavuge. Kuki utega amatwi abaguca intege ukabaha umwanya munini mu buzima bwawe? Ni wowe urimo wisenya, urimo urisenya kurenza, wikwisenya cyane. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo bumusirimu mu bitekerezo, bumusirimu no ku mubiri wawe. Twubaka urugo rwacu, abarokore twubaka ingo zacu tuzishyizemo n'ubusirimu. Abana bawe rero mvuge ku bana itesosa. Abana bawe urabohereza ku ishuri bitewe n'uburyo wavutse, bitewe n'aho warerewe. Urabohereza ku ishuri bahure n'abandi bana, urabohereza ku ishuri bahure n'abandi bana bafite nabo aho baturutse, uburyo barezwe. Abana ba viziyo, abana bavuye mu cyerekezo, barimo bajya mu cyerekezo. Nibarangiza abaye wabohereje utigeze wita kubabwira ngo dore uko ibintu bikurikirana abana banjye, dore mbese ugenda uha ikintu cyose uko gikwiriye. Noneho niba muri n'abakene ngo unamubwize ukuri, unamwe ko ari byo utamuhaye yari akwiye guhabwa, ariko bitewe n'ubushobozi atabibonye, noneho ngo mukansoringa agenda umwana wamuteguye. Noneho nagera ku ishuri nakubitana nabyo, nubona aje hari akantu kahindutse, umuvugirize induru aho kumwicaza ngo muganire, umubwire ngo umwana wawe yabaye indayi, umwana yakoze amahano. Buretse kumva icyatumye umwana aza ameze uko nguko wabonye yaje yabaye. Ndabashimiye mwege twaganiriye, ndabashimiye barokore, ndabashimiye bakristo. Mbabwire ngo mureke ingo zacu umuntu uzinjiye mabone turi abasirimu, nitwinjira mu nsengeri zacu babone turi abasirimu. Mbese nitugenda mu muhanda umugabo we nimugendana agatucyo kandi ntacyo bitwaye, ariko mbese umuntu abone ko muri abasirimu n'ubwenge bw'Imana bubuzuye koko. Gira ubwenge bw'Imana bwuzuye. Mbifurije umugisha w'Imana no kubaka urugo neza kandi mukagira amahoro. Wifuje ko tuganira rero, bamwe nabavuganiye abagabo ko bakwiye kwitabwaho. Umugabo akwiye kwitabwaho, n'ubu ngasubiyemo ngasoje nkavuga umugabo akwiye kwitabwaho. Umugabo ntave mu rugo ngo agaruke nimugoroba utigeze umuhamagara wa mudamu we kandi amayinite uyafite. Wa mugabo we ngo umugore ave mu rugo cyangwa se asigare mu rugo we ugende, ugaruke utigeze umuhamagara. Ibyo ntabwo ari byo rwose. Vugana n'umudamu, vugana n'umugabo. Ikindi, abagabo muba bukwiye gutaha muvuye ahantu mwagiye runaka uzanye nibura kamvirope mu ntoki. Ako kantu rwose ndakwinginze, jya uzana amvirope. Uko uzanye amvirope, uko uzanye akantu, kandi ntukazane ibihwanye n'abana bawe gusa. Umwana wawe mukuru ni umudamu. Mugabo, umwana wawe wa mbere mukuru, ifura ni uriya madamu, niwe fura ya mbere. Ntukazane envelope rero ngo wibagirwe iyo fura yawe. Uko ubikora urimo uramuzanira urukundo rudasanzwe, uramutera kugukumbura, uramutera amatsiko avuga ati oh papa arataha ryari, uyu munsi wenda aranzanira orobiti, uyu munsi aranzanira shokora, uyu munsi aranzanira biswi, uyu munsi aranzanira irindazi. Bagabo mujye mubikora, umunsi aranzanira. Ugira ikintu utahano shyira umugore, kandi mujye muha abagore banyamaga ifuti. Kandi mwabagore mwe nawe niba wagiye uzanira umugabo wawe ifuti, kwezi ntugashire ngo amezi 2 3. Murakoze, mbifurije amahoro y'Imana. Kugira ngo tuvugane kuri telefone ubishaka ni 078 28 12 8 17. Mbifurije amahoro y'Imana. Shalom, shalom, shalom.